Raso y'umucunguzi niyo soko yoza abanduye, niyo yeza abanyabyaha bakabonera rwose. Ndaguhimbari za mucunguzi, imbabazi wangiriye ukanyoza ibyaha nakoze, mu maraso wavuye. Imana ihimbazwe mu izina rya Yesu. Turashuje mwese mukurikirana ijambo ry'Imana, kurikirana gutabwa n'Imana TV. Imana uwo mugisha, twongeye kugaruka kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Imana imara isumba byose ikomeze kubagira neza. Dushimiye mwese mukurikirana ijambo ry'Imana aho muherereye mu bihugu bitandukanye by'isi. Imana uwo mugisha. Tujuje abari muri Canada, muri Amerika, mu gihugu cyacu Rwanda turabashuje mwese mu ntara zitandukanye, bari Burundi, bari muri Kenya turabashuhuje. Mwumve mwikaze mu izina rya Yesu mu ijambo ry'Imana. Abari Uganda turabashuhuje, Norvège turabashuhuje, Imana uwo mugisha. Belgium mu Bubiligi turabashuhuje mu izina rya Yesu. Inshuti zacu mwese turabashuhuje mu izina rya Yesu. Imana y'amahoro isumba byose mu ijuru n'isi ibagire neza. Reka tugaruke dusenga Imana kugira ngo twumve ijambo ry'Imana, twumve icyo Imana tutekerezaho. Nge nawe amaraso ya Kristo niyo atweza kandi adutunganya, kandi yongera kweze ubuzima bwawe bube bwiza mu bugingo, kandi ubugingo bwawe bwongeye bubone Imana bundi busha. Imana ibishimirwe. Umunsi mube hafi, kuko Imana yatetse neza uyu munsi. Ijuru ryadutekerejeho neza, ryadutekeye ibiryo byiza by'umwuka kandi bihembura ubugingo bwa benshi. Mana Data, mu izina rya Yesu Kristo uri mu ijuru, turagushimiye ko uri mwiza ukiranuka. Tugushimira imbabazi zawe zitubesha buri munsi. Himbazwe amaraso y'umwana w'Imana Yesu Kristo yatumbe ku musaraba, agapfa agahambwa akazuka, yongereye imitekerereze yacu n'imitima yacu, kuko turi bawe tutari beza imbere y'amaso ya Kristo. Ngo bana buri wese uko kwakwiza ku muganze, ineza n'imbabazi nyinshi komeza kwigaragaza ku bugingo bwacu. Tubisabye mu izina rya Yesu Kristo Nazareti Yesu, amen. Imana ihimbazwe, Imana ihimbazwe, Imana ihimbazwe. Amazina yandi nk'ibisanzwe Nyandwi Desire, n'ibisanzwe Imana tugire neza, ariko ntabwo ari bisanzwe kuba nyihumeka, kuko iyo umuntu ariho nanga umuntu nsuhuza nkamubwira ati ese umeze ute, akambwira ngo ni ibisanzwe, numva rwose mbabaye, numva mbabaye. Ukasuhuza umuntu ukamwandikira ati ese urumva umeze ute, waramutse ute, wiri ute, akavuga ngo ni ibisanzwe. Nta bisanzwe, kuko igihe cyose Imana yakuramucira amahoro ntabwo biba bisanzwe, kuko Imana igufunguye ku maso ukareba ibi byaguhigaga, ukareba ibyakurwanyaga bishaka ubuzima bwawe ko bigenda ugapfa amarabira, ibihiga ubuzima bwawe bishaka kukwica ni byinshi. Imana ikoze ku maso wabura n'umwuka uhumeka. Rero ntabwo ari bisanzwe kuba waramutse amahoro, ntabwo ari bisanzwe kuba wiriwe amahoro. Hari benshi bifuje ko babaho biranga, hari benshi bifuza ko bacira ubuzima bwabo buri mu kaga, byanze. Hari benshi baheze muri koma uyu munsi, byanze. Rero ntabwo ari ibisanzwe. Hari igihe abantu bitwa ngo ni ibisanzwe, ntabwo ari ibisanzwe. Yesu abatanze ingabo nyinshi, abatanze ingabo nyinshi ku buzima bwa n'ubugingo kugira ngo wongere uhumeke. Niyo mpamvu muri ibyo yavuze ngo ntabwo tubayeho ku mugambi w'abana b'abantu, ahubwo tubayeho ku mugambi w'Imana. Rero umugambi w'Imana urakomeye cyane, ntabwo ari ibisanzwe kugira ngo umugambi w'Imana ukubeho, byateguwe n'ijuru. Imana ibishimirwe. Reka rero dusome ijambo ry'Imana, twumve icyo Imana uyu munsi dutekerezaho. Nge nawe Yesu atugire neza. Turasoma Zaburi ibice 86 guhera ku murongo wa 15 kugeza ku murongo wa 17. Haravuze ngo uri Imana, ari Imana y'ibambe y'imbabazi, itinda kurakara, ifite kugira neza kwinshi, umurava mwinshi. Tebuka umbabarire, uhe umugaragu wawe imbaraga zawe, ukize umwana w'umuja wawe, unyereke ikimenyetso cy'ibyiza
kugira ngo abanyanga bakirebe bamware, kuko ari wowe Uwiteka utabaye ukamara umubabaro. Amen. Turongera dusome igitabo kiza hano cy'Abacamanza, igitabo cy'Abacamanza ibice 6, igitabo cy'Abacamanza ibice 6, duhere ku murongo wa 13, twumva icyo Imana ivugana natwe mu izina rya Yesu. Haravuze ngo Gideyoni aramusubiza ati, mutware, niba Uwiteka ari kumwe natwe, niki gituma ibyo byose bitubaho? Hariho n'akabazo. Imirimo yose n'ibitangaza biri hehe? Basokuruza batubwiye ngo Uwiteka niwe wadukuye muri Egiputa, ariko none Uwiteka iradutashye, yatugabije Abamidiyani. Imana itugire neza. 14, nuko Uwiteka aramwitegereza, aramubwira ati, genda uko imbaraga zawe zingana, ukiza Abisirayeli amaboko y'Abamidiyani, sinjye ugutumye. Gideyoni amusubiza ati, ariko Uwiteka, Abisirayeli nzabakirisha iki? Iwacu ko turi aboroheje mu muryango wa Manase, nkaba ndi umuhererezi mu nzu ya data wese, mu nzu ya data yose. Murongo wa 16, haravuze ngo Uwiteka aramusubiza ati, ni ukuri nzabana nawe, kandi uzanesha Abamidiyani nkunesha umuntu umwe. Imana ihimbazwe. 17, ariho dusoreza. Murongo wa 17, turacyari mu Bacamanza. Havuze ngo Gideyoni aramusubiza ati, niba mpiriwe mu maso yawe, unyereke ikimenyetso kimpamiriza ko ari wowe tuvuganye. Amen. Mwakira ijambo ry'Imana mu izina rya Yesu. Intego y'ino jambo iravuga ngo Imana iguha ikimenyetso cy'ibyiza abanzi bakirebe. Ndarisubiramo. Intego y'ino jambo tugiye kuvuga mu kanya gatoya, cyangwa tugiye gusengeramo, Imana cyangwa intego yayo iravuga ngo Imana iguha ikimenyetso cy'ibyiza abanzi bakirebe. Haleluya, haleluya. Titi iravuze ngo Imana itoranya Gideyoni kuba umukiza w'Abisirayeli. Nabonye umukiza umvugira ku Mana. Haleluya, haleluya, haleluya. Imana ihamagara Gideyoni, mubwira ko yavanye Abisirayeli ubwoko bwabo rw'Imana muri Egiputa, mubwira amateka y'abasokuruza babo. Gideyoni agera mu kigihe aravuga ati, noneho Uwiteka wafukuye basokuruza muri Egiputa, kuki Abamidiyani tumere nabi? Abamidiyani ngo bigize kurwanya n'Abisirayeli. Titi iravuze neza ngo Abisirayeli baneshwa n'Abamidiyani. Imana ihimbazwe. Abamidiyani barwanyaga ubwoko bw'Abisirayeli kugira ngo babutsinde buri munsi, kugira ngo babuyoboke. Satani yarwanya abantu abagira ngo batsindwe bayobokewe. Mwibuka Abafilisitiya nabo ngo barwanyije Abisirayeli ngo kugira ngo babere abagaragu. Imana idufashe cyane. Yaba ari abantu mu Bisirayeli bafite abanzi barahari, Abahivi, Abayezibuzi, bari bafite abanzi benshi. Abamidiyani, Abafilisitiya bari bafite abanzi n'akanzi nk'abo ufite. Baneshejwe n'Abamidiyani kuko Imana bugira ngo agasuzuguro. Igihe kikaye kigera, Imana ikagabiza abanzi babo, Abisirayeli nabo bakanesha. Bamara gusubira inyuma Abisirayeli batandukiriye, ikabagabiza abanzi babo bakabakubita. Igihe cyose iyo utakoze icyo Imana ishaka,
igihe umwanzi akunesha Imana ikabyemera. Kubera iki? Kubera ko wakoze icyo Imana idashaka, ukora ibyo Satani ashaka, icyo gihe Imana yemeye ko Satani agukoresha icyo ashaka. Imana igihe yibuka Abisirayeli rero ibwira Gideyoni iti haguruka ndagutoranyije kuvana mu bigirwamana by'iwanyu, nubwo iwanyu mworoheje ntabwo Imana ishingira ku bakomeye. Reka ireba umutima n'ishaka. Gideyoni yigize gusekura ingano ikaba ni umuhati afite, Imana ireba umuhati ugira, ireba umuhati ugira mu mutima. Ndavuga ngo ngomba kugutoranya ukaba umukiza w'Abisirayeli, ariko umukiza wacu muri kino gihe ni Yesu. Imana ibishimirwe. Gideyoni agira ikibazo, aravuga ati yaba Uwiteka yaraturengeye mu gihe cyatambutse irengera batubanjirije, kuki yemeye ko Abamidiyani baturwanya bakatunesha? Noneho Gideyoni agira ikibazo, Imana imubwira ijambo ryiza rikomera ngo genda uko imbaraga ze zingana. Yavuga ngo sitopo, ni nkaho yamubwiye ngo kuba muneshwa ntabwo bibareba, ninjye bireba Uwiteka. Gideyoni yabajije Uwiteka ati Imana iri hehe? Hari igihe abantu bazi Imana ngo ndamuye n'ino bibazo, Imana iri hehe? Umuntu agahora n'ibigerageza akabibaza ngo uri hehe? Amakuba akaza mu gihugu ngo Imana iri hehe? Reba impamvu Imana yanze kuza muri ayo makuba, reba impamvu wagize mu geragezo ukavuga ngo Imana iri hehe? Yemeye ko bikugeraho ku mpamvu, ahubwo ubanza umenye impamvu yabyo. Nicyo cya mbere. Iyo atari uburangazi arabigerageje ashaka kugupima, iyo atari igipimo ubatandukiye umugambi w'Imana ukajya mu mugambi wa Satani, Satani akaguhondagura. Ntabwo ibigeragezo biza gusa biba bifite ikibizanye, kandi kugira ngo bihige umuntu w'ubugingo. Gideyoni rero abaza Uwiteka aramusubira ati Imana yamubwira ngo genda uko imbaraga zo zingana, uko nakuye Abisirayeli muri Egiputa abasokuruza banyu ninjye bireba nk'Imana, icyo nkutumye no kugira ngo urokore Abisirayeli letu eneta yasiri, wajya imbere mu rugamba ubarwanirire ubakize Abamidiyani. Naho ibindi uko nakuye ubwoko bw'Abisirayeli muri Egiputa ninjye bireba nk'Imana. Kubera ko Imana yavuze ku giti cyayo, ariko ijambo Gideyoni yabajije Imana yamushubije bitandukanye n'ibyo Gideyoni yabajije. Ngo Imana iri hehe? Imana ivuga ngo ugende ko imbaraga zingana, ibindi ninjye bireba nk'Imana. Imana ihimbazwe cyane mu izina rya Yesu. Kubera iki? Imana Gideyoni yarebaga amateka ibyo Imana yakoze, none akari ukuntu Abamidiyani bamereye n'Abisirayeli. Gideyoni akagira ikibazo. Reka mubwire, bakurwanya wahura n'ibibazo, Imana ifite ingabo nyinshi itanga ugarokoka. Imana ihimbazwe cyane. Ngo nuko Uwiteka yitegereza aramubwira ati genda uko imbaraga zawe zingana uzatsinda Abamidiyani nk'umuntu utsinda umuntu umwe. Tekereza no kuri Imana. Imana ntabwo bijyana n'intambara uhura nazo, nta gihe hamuka n'ibyo yahuye nabyo. Ledi eneta yasominima, ikira n'ubugingo bwawe buri hehe ahubwo? Ubugingo bwawe buhagaze he? Gideyoni, Imana ivuga ngo sinjye ugutumye, Imana ibwira Gideyoni sinjye ngutumye. Agaciro ni ugutumwa n'Imana, ibindi byose Imana yabishoboye. Imana ihimbazwe cyane. Agaciro ni ugutumwa n'Imana. Nuko Gideyoni aravuga ngo ko ndishice mu nzu ya data kwa Manase. Ntabwo Imana ishingira ko iwanyu ntacyo muri cyo, ntabwo Imana ishingira ko iwanyu muri abakene, ntabwo Imana ishingira ko iwanyu nta kirengera mugira. Aha, ireba umuntu uri ufite ishaka wagarurira agaciro ku Mana mu bantu. Imana ihimbazwe cyane mu izina rya Yesu. 16 ngo Uwiteka abwira nukuri nzabana nawe kandi uzanesha Abamidiyani nkunesha umuntu umwe. Gideyoni ati niba mpiriwe mu maso yawe unyereke ikimenyetso kimpamiriza ko ari wowe. Imana ihimbazwe tuvane. Gideyoni yatse ibimenyetso, Mose yaka ibimenyetso. Ubu abantu b'ikino gihe niyo Satani aberetse bavuga ko ari Imana. Abantu bakera ikintu baturushaga kwaka ibimenyetso ko ari Imana, ariko ubundi ibimenyetso byaka umuntu utizera, ariko no kugira amakenga ni byiza, kuko iyo umuntu atagize amakenga agwa mu mutego wa Satani. Gideyoni yatse ikimenyetso ngo kimuhamiriza ko ari Imana bavuganaga.
Imana ihimbazwe cyane. Mwene data ufite ibimenyetso ko Imana yaguhamagaye, kirahari cyangwa nta gihari? Neta ezomene mandoze kota. Ufite ikimenyetso ko Imana ibana nawe, ufite ikimenyetso ko Imana igendana nawe, ufite ikimenyetso ko Imana yavuganye nawe. Digiyoni yaka ikimenyetso ngo niba mpiriye mu maso yawe unyereke ikimenyetso. Turi ku ijambo rivuga ngo Yesu akwereke ikimenyetso cy'ibyiza ku banzi bawe. Imana ihimbazwe cyane. Naruka Digiyoni afata Imana imuha intwaro, afata imuri kondera n'ikibindi. Tekereza intwaro ariko Imana ikirisha ingabo nyinshi irihagije. Imana ihimbazwe cyane mu izina rya Yesu. Haleluya. Yesu yamuhaye ibimenyetso birenga kimwe, ku iteka ari kumwe kandi ari kumwe azabana nawe. Yesu abanira muri ibyo bigeragezo mwene data. Zaburi havuze ijambo ryiza rikomeye, turimo kwihuta cyane nubwo ijambo riryoshye. Ufite kugira neza kwinshi n'umurava wawe utebuka umbabarire, uhe umugaragu wawe imbaraga zawe. Imana ihimbazwe cyane. Kandi utize umwana w'umuja wawe unyereke ikimenyetso cy'ibyiza, kugira ngo abanyanga bakirebe bamware, kuko ari wowe Uwiteka untabaye ukankiza umubabaro. Imana ishimwe cyane. Mwene data, nta wundi wagukiza umubabaro kereka Imana mu ijuru. Nta wundi wakugira iki waguha ikimenyetso cy'ibyiza kubanza bakurwanya kereka Yesu wenyine. Ndagusengeye mu izina rya Yesu ngo aya masaha uri hose ku isi Imana ikwereke bundi busha. Talazo be enema iguha ikimenyetso cy'ibyiza imbere y'abanzi bawe. Bavuga ngo nta Mana iriho, bavuga ngo nta Mana itabara, bavuga ngo nta Mana itanga agakiza, bavuga ngo nta Mana itanga amahoro, bavuga ngo nta Mana ihindura ubuzima. Imana irahari mu ijuru kandi itabara iyi saha ku yandi. Murimbyi yavuze ngo iryamye twashira, isinziye twashira, ihora uturebeye amaso igihe amanywa ku yandi. Talazo bi esine, wa mubyeyi Imana yakurengeye, wa mupapa Yesu yarakurengeye, yeye yakurengeye cya gihe na nubiragarutse mu izina rya Yesu. Dawidi aravuga ngo ikimenyetso cy'ibyiza abanzi bakireba. Ku Bisiraheli yagaraga ikimenyetso, ibaha Digiyoni, ariko Imana ihimbazwe cyane. Ngo Abamidiyani ngo basubiranyemo, ngo baterana amacumu n'inkota, baricana karahava, bakumva ikondera n'ikibindi, ngo bakabati baratumaze. Noneho ibisasu birare byinshi. Rero reka mabwire, Imana ihangare ibyaguhangaye, Imana ikangare ibyishyize hejuru ku buzima bwawe mu izina rya Yesu. Ndafashijwe mu izina rya Yesu. Biraba ngo usenga kwa Dawidi, niko titiri ivuze mu bice 86 icyo jambo turiho, ngo umwana w'umuja wawe nyereke ikimenyetso cy'ibyiza. Umuja ni umugaragu. Imana ihimbazwe. Imana ikwereke ikimenyetso cy'ibyiza ku buzima bwawe. Nanjye kinyereke mu izina rya Yesu. Ntawe utagikeneye ikimenyetso cy'ibyiza. Wabonye ibimenyetso bibi ku buzima bwawe, haboneka ibimenyetso by'uburwayi, boneka ibimenyetso by'urwango, boneka ibimenyetso byo kwangwa, boneka ibimenyetso by'amakuba, boneka ibimenyetso by'ibigeragezo. Ariko Yesu agaragaza ikimenyetso cy'ibyiza ku buzima bwawe mu izina rya Yesu. Latule boshenema ngo untabare. Kugira neza kw'Imana kwishi. Imana itinda kurakara. Abantu barakarira abandi, bakagira inzika abandi. Ariko turashimira Imana. 14 havuze ngo ikiwe? Mana wabibonye ibimpagurukiye. Mana ubibona ibimpagurukiye. Imana ihimbazwe cyane. Abashaka ubugingo bwanjye, kuko ari wowe Mana, kuko ari wowe Mwami, uri Imana y'imbambe y'imbabazi, utinda kurakara, ufite kugira neza kwinshi n'umurava mwinshi. Imana ihimbazwe. Umurava w'Imana urengera ubugingo bwawe. Imbabazi z'Imana zituma zigwa ikimenyetso cy'ibyiza, kuko ishingiye ku kiranuka nta gukiranuka kuko ushaka, ariko mu mbabazi za Yesu, mu rukundo rw'Imana ruruta urw'abantu, Yesu aguha ikimenyetso cy'ibyiza ku rwo rwayo. Imana iguha ikimenyetso cy'ibyiza ku bigeragezo mwene data. Ufite amakuba kwegereye, ufite ibigeragezo usaziyemo. Hari igihe ibigeragezo biza ukiyakira neza, ukavuga ngo niyo ngeno yanjye. Ntabwo ariyo ngeno yawe. Abakwifuza ko ariyo ngeno yawe uzahora muri ibyo baribeshera ubusa. Daniel avuze ngo ni Imana inyuranye ibihe. Yego, ni Imana inyuranye ibihe. Shalako befo menima, ni Imana inyuranye ibihe. Hagenda bakurebera mu bihe rero bakumva ntibizahinduka. Ni Imana ibinyuranya.
kandi binyuranya itagishiye ikiremwa muntu n'umuntu n'umwe. Niyo ifata umwanzuro mu mana bwayo ikavuga ngo uriya muntu runaka, umwana wanjye runaka, ngiye kunyuranya ibihe arimo, abantu bazi ko azabiheramo, ariko ndi Imana ye ije kubinyuranya. Imana itungura abanzi bawe mu izina rya Yesu. Kuko itabatunguye ntabwo bamenya kusenga, itabatunguye ntibamenya ko ufite Imana urema, itabatunguye ntibamenya ko Imana itanga imbabazi, itabatunguye ntabwo bamenya ko Imana ishoboye byose. Imana ihimbazwe cyane mu izina rya Yesu. Tugiye gusenga Imana, kwa turi ku ijambo rivuga ngo Imana iguha ikimenyetso cy'ibyiza mu maso y'abanzi bawe. Yarengeye batubanjirije iracyakora, yarengeye imfubyi n'abapfakazi iracyakora, yarengeye ubwoko bwayo iracyakora, yatanze umwana wa Yesu iracyakora. Lebu enetai amamediyani bakumire nabi, amamediyani sona b'abadayimoni. Nubwo ari abamediyani ariko wowe ufite abanzi barenze abamediyani. Satani yakugabijeho ibitero, ariko Yesu aracyakora. Yaguha ikimenyetso ikakurokora. Leti enetai minima, mu rugo rwawe ibimenyetso birahari bitari byiza, ariko Imana iguha ikimenyetso cy'ibyiza mu rugo rwawe kuko urabikeneye. Shala enema pele boyasi, mu kazi kawe Imana ikwese ikimenyetso cy'ibyiza. Muri ubwo bushomeri wabona akazi, tayido bi enetai urara nabi, shanala kide bonefo warara neza ukabona ikimenyetso cy'ibyiza cy'ubwami bw'Imana. Hagiye abantu barara barota bari kuzimu, barara barya inyama, barara banigwa. Iyo ni imigambi y'abadayimoni n'abamidiyani n'abadayimoni, ariko Yesu yaguha ubwiza, yaguha inzozi nziza z'ubwami bw'Imana, yakubohora kuko uraboshe. Imana itugeneza mu izina rya Yesu. Reka dusenga Imana. Urakora ntibigende kubera inyatsi za karande. Yesu ajya akiza amateka, ajya aca amateka mabi, amateka Imana kubaka amateka mazima ku buzima bwawe. Rero ntibakajye bakwihebesha ngo ko wavutse iwanyu uko uzabaho. Reka da, ntabwo Imana itabara ishingiyeho dukomoka. Reka da, ishingiyeho dukomoka ntacyo yakora kuko dukomoka habi, kuko bakozi batubyaye. Rero ishingira mu mutima wawe, igashingira n'imbabazi kugambiriyeho, igashingira n'amaraso waciriye yayo. Haleluya. Urukundo rw'Imana rutaho tuvuka, kuko ishingiyeho tuvuka ntago twabaho, ntago twajya ngo byemere, ntago twambara ngo byemere, ntago twasenga ngo bikunde. Imana irutaho tuvuka mwene data, Imana irutaho uvuka. Peni etayasiri iwanyu ntacyo bageraho, ariko muri Yesu azakikugezaho. Yesu warambwiye ngo i Nazareti ngo nta cyiza cyaturuka. Reka mubwire, kwa Yesu birashoboka. Nta cyiza cyaturuka iwawe, nta cyiza cyaturuka aho ukomoka, ariko mu ijuru kirahari mu izina rya Yesu. Vuga ngo amen. Niyo kitaturuka iwanyu, mu ijuru kizahaturuka, kuko ijuru rirutaho tukomoka, umugambi w'Imana urutaho tuvuka. Shali enemando, umugambi w'Imana urutaho abo tubana nabo. Haleluya. Shene kudefu digiyoni yavuze kuko ndi nshike nta kwa data mbese ntacyo turi cyo, ariko Imana avuga ngo nzaguha gutsinda nk'umuntu utsinda umuntu umwe. Imana ihimbaza cyane. Digiyoni yarabaga mu muryango y'iwabo, ntago yabaraga ko ari umuntu wahagararira Imana akajya kurwana n'Abisiraheli bagatsinda. Imana isumba byose ntishingira ku protokole nk'iyo ngiyo. Urukundo rwayo n'imbaraga zayo ziritaho tuvuka. Imana ihimbazwe cyane. Vuga gutitidera Imana Yesu aje gukora, kandi ikimenyetso tugomba kwakira mu izina rya Yesu. Tugiye gusenga Imana, uzashima Imana, Imana iguha umugisha mu izina rya Yesu. Imana turagushimiye, tugushimiye ijambo ryawe rikomeye ry'imbaraga. Imana duhaye ikimenyetso cy'ibyiza mu izina rya Yesu. Twari twarakibuze, harabihebye, harabaye ikimenyetso cy'ibyiza cy'ubutabazi, harabaye ikimenyetso cy'ibyiza cy'agakiza, harabakeneye agakiza baboshwe. Yesu abahora akava mu bata bwa Satani mu izina rya Yesu Kristo. Ngo bagire neza ku rukundo rwawe, wakiza akaga, wakiza abamidiyani, wakiza abadayimoni mu izina rya Yesu. Urukundo rwawe rubohore kuko uri data twese mwiza. Ngaho batabare abanzi bajyari, tubisabye mu izina rya Yesu. Amen. Imana ibaho umugisha n'akagaruka bene data, niyaca no gutabwa n'Imana TV. Narababwiye ngo nta kindi cyagutabara atari Imana. Imana ibageneze. Turabakunda cyane, kora share, kora sabone mu izina rya Yesu. Shalom, shalom.